Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi rero tugarutse tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mwaramukunzi, ubu rero namugarukanye. Ntabwo turi buvuge ngo yivuge, ahubwo tugiye kwaransa nyine dukomeza. Simumuzi se? Yegora Umuntu utamuzi najya muri comment atubwire ngo ntabwo tumuzi, ariko nzi neza ko mumuzi. Yarabaganirije ubushize muramukunda, abandi baramuhamagaye. Nimba utaramuhamagara kazi kawe. None umeze ute mubyeyi uyu munsi? ubu ni byiza, ni amahoro. Ngo aryoha asubiwemo, ngo akagaruka iyo akagaruka harya bavuga gute sinzi. Ubu byawe byiza, twongere turyohe, twongere tuganishe. Mumeze mute? Umwaka tuwutangire neza twese, ndabifurije. Turimo twaratangiye, ahubwo turimo gute? Turi muri uyu mwaka gute? Muri uyu mwaka kuba uko turimo gute, kugeza ubu ntawe uramenya ngo urimo gute. Ahubwo icyo natangiraho nuvuga ibyo uyu mwaka, banza urebe uko uyu mwaka ushize byakugendekeye. Wibaza utese hari aho ngomba gukosora cyangwa se hari aho ngomba kongera, aho ngomba gushyira imbaraga ni hehe, aho ngomba se kugabanya ni mbese nakoze iki, mbese igenamigambi yanjye y'uyu mwaka ushize nayishyize mu bikorwa, mbese noneho yari iyihe. Bivuga ngo uti noneho 24 byagenze bitya noneho 25 duhindura iki, twongera iki. Bivuga ngo rero igenamigambi yawe ni wowe ugomba kuyiha. Wamara gukora iyo genamigambi, hasigaye ukagira ute, ukarambura ibiganza, ugatakambira Uwiteka, ukamusaba. Twegere Imana. Wari kutubwira ko tugomba kwiragiza Imana. Yes. Impamvu rero ngewe mu iryo jambo mpisemo kugira ngo tuyitangirireho, ntimutangire mutugaya ngo tugiye ngo kwigisha ngo iyobokamana, ngo no twabapasiteri twabaye ba kibadiyakoni, niba ari badiyakoni bashe. Oya, ntabwo ari byo. Ndagira ngo mu buzima busanzwe wibaze uwo uriwe, mbese nageze kuki, none ubu ndashaka kugera kuki, mbese nabuze iki, mbese ndashaka iki ngomba kugeraho. Niyo mpamvu nsubiramo ngira nti hari ikintu bita kwiragiza Imana, ugasenga, ugasaba, ugatakamba, ukayibwira. Wirarikira ngo kuki uriya yari ameze gutya, ngewe nkaba ntameze gutya. Biriya ni ibyo yamugeneye. Takambira Uwiteka, ndetse reka akantu nabasangiza, ariko si akantu, ni ikintu cyiza cyane gikomeye kizaba ingirakamaro. Uvuga uti hari umukecuru wambwiye ibi n'ibi nuko ndagusaba ni iminsi 2 mu cyumweru. Iyo minsi 2 mu cyumweru regera telefone yawe saa 8 z'ijoro, igukangure, ukanguke, ubyuke, fata amazi ukarabe mu maso, ibitotsi bishire, ubyigomwe, mbese bise nkaho ari ikiraka, kuko nabyo ni ikiraka. Kuko ushaka kuba utangiye ubuti ndarushye, umaze ko cyangwa se nturarya, bati telefone yarwamagaye iti banguka hano dukorera amafaranga, ugahita ugenda. Nibyo nabyo rero ni mwigomwe. Noneho ubyuka utakambira Uwiteka, uririre Imana isumba byose, urire byibuze iminota 30. Nurangiza rwose uruhuke kandi ushime Imana urakoze ko mpaye umwanya, urahita wongera ubyamusinzira. Nibikora 2 mu cyumweru, noneho bikabihame, urumva ko ubwo 2 mu cyumweru ubwo ni inshuro 8 mu kwezi. Izo nshuro 8 nuzikora, ubwo uzampamagare, shaka azaguha telefone. Niba nta mpinduka izaba yabahayeho mu buzima bwawe uzambwira. Ntabwo ndi umuhanuzi byo bivuga ngo ndahanura cyangwa ngo neretswe. Oya, ni inama wapfuraho. Sineretswe, sindi umuhanuzi, ntabwo ndi umunyamadini runaka. Oya, nuko nzi ko ariyo sabune nziza yimesa umutima wawe, ikawoza ukagera ku cyo ushaka. Nshuti yanjye, gusa icyo mvuga bakunzi bashyaka biti. Yes, intego zawe
ibyo uhiga kugeraho Yeah. uyu mwaka, Yes. ibyo wifuza kugeraho uyu mwaka biherekeshe isengesho, kabisa. biteguze isengesho. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko uhiga banza usenge, Yeah. mbere y'uko ujya gushyira mu bikorwa bya bintu byawe banza takambira usenge, Imana isubabire. egera Ikindi Imana. nanone mvuga buriya twese buri wese afite idini asengeramo. Noneho hari icyo twita mbese kujya mu giterane naho imbaga nyamwinshi ni byiza, ariko hari akihariko kawe, hari umwihariko wawe, kubera ko nubwo tugiye muri bariya benshi ntago bazi imbamutima zanjye. Za mbamutima zawe rero ni ziriya ngo tumye kuri ariya masaha wibwira uhoraho. Hari n'akantu rero iyo umuntu yaraye wamubwiye gutyo ayo masaha ku manywa hose wirirwa wumva wemye, wumva hari ikote wifubitse, wumva umerewe neza kuko uzi ko uwo wabwiye kandi irasubiza. Ni ukuri ko Imana irasubiza, irasubiza bose, irasubiza kandi murabizi. rero ntabwo twigeze twivuga ngo tugiye muri sinema cyane, ubushize twabivuzeho, ntabwo twize. Ubu turi kuganira mu buzima busanzwe. Ubushize hari akantu watubwiye ngo utaramera uku nguku, cyemba mbyibuka, utaramera uku nguku nk'abakunzi ba Shyaka Beauty Show babwiye nyine ni utaramera gute? Ubundi utaramera gute mu buzima busanzwe? Hari ukuntu ngo wagiye ngo kwivuza ngo kwa muganga ngo umara igihe ngo wohereza impanga yawe ngo sinzi. Okay, no. Ni ukuvuga ngo nararwaye, ntabwo kubona ngendera mfite akabando n'icyumba, ntabwo ariko nahoze. Naje gukora impanuka ya moto, bimara igihe kirekire naramugaye, mba nubwo nabaye kwa muganga narambaye sima igihe kirekire, sima ivaho, ngera igihe ntangira kugira ngo ngerageze njye muri kineziterapi, ibyo nabyo bivaho kuko biragoye kugira ngo nk'aka kaboko abandi bose dukina nose babizi, uzi ko habanje nkavunika iri gufa riraturika n'iriraduka ry'aka kaboko. Mu gihe nkimara kujya gukira aka kaboko noneho n'akaguru ubwo moto pe irandyohereza pe, akaguru noneho byo ni urundi rwego pe, amagufa aratandukana. Ibyo nabwo urumva ko nabirwaye igihe kirekire. Noneho ubwo filime nabaga natangiye gukina bikaba ngombwa ko bihagarara cyangwa kohereza ya mpanga, nuko ubwo byabaye ngombwa ko nawe nahoherejeho impanga yanjye. Nuko irakomereza rero neza ko ubu ngubu uri umwe mu bafite ubumuga, kandi mbere nayewe data we ntawo nari mfite, naragurukaga sibyo, ariko ubu ngubu urabibona ko wapi sinshobora kugira gute, ntafite iki kariya kabando kandi ubu ngubu nanone urakina nta kibazo. Ndakina rwose. Kuba ufite ubumuga ntabwo bituma udakina, ntabwo byatuma nakina, kandi nta nubwo numva nijena ngo mbese ngo ndagenda mu mbabare ibyo ngiye kuvuga ngo baravuga ngo umukecuru atera isekuru. No, ndagenda. Kandi noneho hari n'ikindi cyabaye cyiza cyane, kuba ufite ubumuga ntibivuga ko uba ubaye iciro ry'imigani, ko uba ubaye ugomba kunenwa ko ntagomba kujya aho abandi bari. No, tugomba kujyayo kuko dufite n'igihugu cyiza cyane, ubuyobozi bwiza butagiheza umuntu ufite ubumuga. Wari ubizi? Bivuga ngo umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'undi. Ikindi cya kabiri, ubundi ngo hari ubwo ndabizi nanjye mu mabyiruko yanjye no mu yindi myaka yindi yashize yo hambere, mvuze hambere, baravugaga ngo ni ikimuga, kandi ikimuga ni cya kindi babikamwe ibishyimbo n'iki n'amazi, ugasanga ndetse n'uwo mubyeyi umufite cyangwa nanjye ndahezwa. Ariko no, ahubwo jyaho abandi bari, kandi noneho iyo namaze kujya abandi bari, ubwo nanjye babyampaye numva ari ishema. Uzi nka umeze neza. Rero ku bakunzi ba Shyaka Beauty Show basanzwe babizi ko
kuri Shyaka TV Show ni ahantu tuganira ku buzima busanzwe cyane, twinjira ku bantu bafite ubumuga, tugaragaza ko abantu bafite ubumuga bashoboye, bakora, nyine hari imirimo myinshi bashoboye. Noneho tuza kugirana n'amahirwe duhura n'icyamamare, noneho afite ubuhamya bw'uko hari ubuzima yabayeho adafite ubumuga, hari n'ubwo abayeho afite ubumuga, kandi bwose abayeho yitunze, ameze neza, kandi akazi ke ntikigeze gahagarara. Uretse cyagiye wari uri kwa muganga nyine, ariko buri muntu wese ni umukandida kugira, buri muntu wese ni umukandida ku kintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi waba umeze neza, ariko ejo ukaba umeze nabi. Muzaze ubwo buhamya mbubahe n'ibiki byose uko nabayeho uko kuntu. Niyo mpamvu nashotse mvuga ikintu bita isengesho, kuko narababaye birenze ukwemera. Reba kuba ungana utya ngo yenda bisobanura, ugeze muri iyi myaka ukagera igihe biriya byo gisuku byose ugomba kubikorerwa, kandi uri mukuru, kandi ndi mukuru. Narabanjije nkimara kurya, bikimara kumbaho ntangira kutarya, ndangiza kurya, mbese nindya ntiwagaburira biragenda gute, ntabwo biri bukundi. Icyerekeye cyo kunywa bampaye reka da, nza kugenda numva ndananuka neza nshiraho. Ibi mvuga n'ubuhamya ngiye kubabwira mugenzi wanjye Mama Nike, muramubona, unawe uzi ko umuntu wasigaye nawe yarafite nawe ubumuga, nawe bari mu mbago ebyiri. Aje asanga uko yambwiye, asanga utu twaguyemo n'utwiso pe, n'ubundi nsanga ni utwiso duto twashizemo burundu. Niko yeti ubu urarya nti atubabeshya, wewe warikirije ngo aturabeshya nti ati umuntu urya ntabwo ameze gutya nti. Ni Mama Nike ati ndakubwira ati ntabwo ati kubera iki, none se kugira ngo baterure bazana akadobo, umva ikiguru cyari kimanitse gute, bakazana akadobo nawe iki n'ibiki ubwo umubyeyi yarababaye, ati ndabibona ko sibyo, biramubabaza nawe amarira kubita amarira, yibaza ukuntu nagurukaga, yibaza n'iyo kangezemo, ati koko ibihe ibindi sibyo. Ubwo muri ubwo bubabare rero ko Imana yarabumvanyemo icyo gihe, ukankawa uwo ndi ubu ngubu. Niyo mpamvu ngo ni gusenga ntabwo bisa, natakambiye Imana ndayinyiga, ntibaza ko nzongera gukandagira bikanyegura, ariko Uwiteka yarabinkoreye, ubu meze neza. Amina. Ni ukuvuga ngo rero kuri Shyaka TV Show twaganiraga ku bantu bubaka inyubako ntibazigire, ko buri muntu wese nyine aba yabasha kuzijyamo. Urabona nk'aha ngaha ukoresha intuza esikariye yagenda, n'udakoresha esikariye akabasha kugenda. Noneho hakabaho nk'umuntu wenda yubatse etaje, nta bumuga afite, ariko ntashyizeho inzira z'abafite ubumuga. Noneho utekereza mu gihe yari wowe ukaba utarabikoze, utarogeze nyine ugira ahantu ngo habe hari utarigeze ugira icyo gitekerezo, still now ubu ngubu ukaba byarakubayeho, wari kuba nawe utakigera mu nyubako yawe. Aha rero niho rero nongeye mu mbabarire gato, nsubira gato, dushimire leta irimo irabisansibiriza aba bafite izi nyubako bose, nibakora ibishoboka byose bakore, natwe tubone iki ubumuntu bwacu, uburenganzira bwacu tubusubizwe. Wibona umuntu kiriya gicumba, no nawe byakuba, nawe ejo bishobora gukora. Ubu nkatwe nyine twahoze ari bizima, nyine niyo mpamvu uwaguhamagara ati ngwino nahagahariya nyine nkagira icyo mvuga. Kandi nta nubwo ni byiza guhora uzi neza yuko ngo uzahora uri aha. Abakristo padiri aravuga ngo kuko ibihe bihora bisimburana iteka. Murakoze cyane kuri ako kanya. Ni ukuvuga ngo ibihe bihora bisimburana iteka. Uyu munsi waba ugendera
ahantu heza ugendera mu modoka yawe se nziza ukayibura cyangwa se ukabihari utabasha kuyikoresha bitewe n'iki ko hari ingingo zimwe na zimwe wenda wabuze. aha rero kuba ufite ubumuga ntabwo bikuraho ubushobozi ufite. ubu akazi ko mu rugo kose uragakora rwose oya twijya no kure ikiganiro nk'iki wumva tutari kugikora ni ukuvuga ngo kandi niyo mpuye nk'uko tugahura na bagenzi banjye twese tumeze dutahiriza umugozi umwe mba numva ari fiyeri kuko ikindi kandi abantu bamaze kubyumva. hari abamaze kumenya agaciro ka muntu bakumva ko nanjye ndi umuntu cyane cyane nkanjye mbaho urugero guto ntabwo twakubonaga uguruka sinakuka gato none dore n'imbago imbago zibashaka aha ubu ngubu basigaye agendera mu mbago naragurukirana kandi mbere nta mbago nyine yagenderagamo byaramugwiririye. buri wese rero yige kugira umutima utekereza ko hashobora kubaho impinduka ejo cyangwa ejobundi ukisanga mu yindi situwasiyo utaruzi utakekaga ko ari wowe ukibaza ngo kera hariho kera nari imeze kera none ubu ngubu turi muri iyi situwasiyo. hari umwana muri ino minsi nyine wampamagaye kuko hashize iminsi nka porodinga uretse ikiganiro twakoranye ubushize nicyo nahereyeho muri uyu mwaka nta porodinga. noneho umwana arahamagara arambwira ngo kubera icyo umaze iminsi udakora nyine kubera iki nyine maze iminsi nta porodinga yapfundura ntakubone ntambone kumbe ngiye nyine nari maze iminsi ndwaye amagiripe meze nk'umuntu wasarayemo ukuntu najya n'ahantu hari bunge nk'umuyaga nkahita mfungana bituma ntakora. noneho we yari ari kumbwira ngo ubu ngubu ntabwo wari kuba wakoze ikiganiro mu rugo bakakibona ntibankorere nk'ibintu bankoreye nubwo se bagukoreye iki ngo tekereza ko mu rugo bagiye kugura imyenda ya noheli n'ubunani kuko ni uwo mu cyaro. noneho njye ntibangurire kubera ko ngo mfite ubumuga ngo nta hantu nzajya nicyo mu rugo mbese ntabwo ari umuntu nyine numva nyine ndababaye ariko ndamubwira uko byasa kose nzabikoraho ikiganiro kandi n'iwanyu bazacyumva uzakora ibishoboka byose bacyumve. none nk'umubyeyi ushobora gufata umwana akamukura mu bandi ngo ruhera ko ngo afite ubumuga urabona mu cyaro kandi ni umwana we urumva afite abana bavukana bo barabaguriye abagurira ibintu byose nyine mu cyaro urabona ukuntu noheli biryoshye ibishyushye imeze neza nananiwe no kubyakira sinzi uko bimereye uri kubyumva. noneho uwo mwana nyine byamunaniye kubyumva nawe ni gute mugenda mukagura ibintu njye ntimungurire ariko urabizi ubu se nta shami ryaba ririyo cyangwa se baba bariyo bahagarariye abafite ubumuga urumva baba bahari ariko ntabwo bose babageraho kuko nk'uko ubu twishimira ngo i Kigali bimeze neza uko i Kigali bimeze ntabwo ariko mu byaro bimeze. mu cyaro haracyariho abana bahezwa muri ubwo buryo. ariko urazi ishyaka ahantu nk'aho ngaho niba uzi ko haba hahari twe tunavuga ko i Kigali hari icyo i Kigali marira kuruta twebwe tuvuka aho ngaho mu cyaro. niba tumaze kubona urugo nk'ubwo umuryango nk'ubu twakora iki cyo twita ijambo ubuvugizi nyine dukore ubuvugizi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. urugero nk'ubu turi gukora ubuvugizi sibyo ariko harakeneweho ko no hahandi
mu nkengero z'umujyi mu byaro se twakagombye gukora nyine cyane tukabyumvisha abaturage kuko we ndanamushimira ikintu yakoze yarampamagaye ariko yumva nyine ndamubwira rero ngewe ntabwo bihagije kuko ntabwo naza ngo mpamagare ababyeyi bawe ngo mbabaze ngo kuki mwakoze gutya ahubwo mubwira kwegera ubuyobozi noneho ahita ambwira ngo ahubwo icyo kintu ku munsi wakurikiyeho yahamagaye ubuyobozi yahamagaye executive w'akagari kawe aravuga ati umeze neza ndati meze neza ati njye mfite ikibazo ufite igihe kibazo mu minsi mikuru ati njye nta minsi mikuru ni gute wowe iyo ugiye gukemura ibibazo by'abaturage bawe hari abo utoranya umuyobozi aramubwira ati oya ntabwo ati none gute ngiye mu rugo bantoranya bakangura abandi numva aho yakoze kwivugira we yarivugiye abasha no kubona nimero z'ubuyobozi nyine arazihamagara baza baramufasha mu buryo bamufashijemo rero bo baraje nyine bategeka iwabo ko batagomba kuvangura nyine abana bagomba ariko reka mubwire twihutishije ahubwo hari umuntu ukenewe guhugurwa ni ababyeyi rero bakeneye guhugurwa umubyeyi nk'uwo hakabaho nk'ukuntu nk'uko inaha tuba twifitiye amakerebu nka cya gihe twaba twakoze inama twahuye ari nk'ibishoboka sinzi niba twakora nk'akantu wenda k'akavadera yizingira bari nk'ahantu runaka hakagira nk'abantu bangahe bamugenderera bajyayo wankurikiye noneho uyu munsi twakoze noneho dushyizeho iminsi runaka niba ari iminsi 30 uko umuntu azaba yishoboye wenda uyu munsi niba nabonye 500 ejo nkabona 1000 ariko tugakora ako kaduvandera yizingi wa muntu tukazamugenderera wa mubyeyi twamukura muri iyo si arimo kandi icyo gihe bigenze gutya agendererwa na batweho tumeze gutya none ubwo icyo gihe nkajyayo nkamubwo hamya bw'ibyambayeho bishoboka ko we waramubyaye uramwonsa ntiwamujugunye icyo gihe noneho ubu ugiye kumubabaza kandi ahubwo urimo urababaza n'Imana yamureye none icyo gihe tukavaho twamuganirije twava aho ngaho yamaze kugera neza kandi hari n'ukuntu icyo gihe bigenda gutyo ukaba twashaka n'abandi bagiye bariyo n'urugero ngo haye muri uyu mwaka wa 2025 ukazajya gusoza twamaze guhuza abari muri ako gace kose tukigiye n'icyo uzaduhamagariye n'abandi abo bana tukabatabarasha ba mama babo bakafunguka mu bwonko kuki yamwonkeje mama kuki wamwonkeje kutamwishe cyagiye none urimo kumutera igisongo ku mutima ahubwo ugiye uramubabaza kuruta nk'umutaye utemu urumva nimba harabayeho kutamugurira imyenda hari n'abataragaburiwe icyo gihe ese ngo yanze kugurirwa imyenda ese urumva yaragaburiwe ese niwe yaragaburiwe yarabiriye kabashije kubirya kabona abandi bambaye neza we nuko wenda yabashije kubasobanutsemo gakeya hari akantu karimo nyine abasha kwivugira yikorera n'ubuvugizi birangira ubuyobozi bumutegetse uriya mwana wabashije kubivuga akaguhamagara agiye kuba ambasaderi wabo muri ako gace wo mu gihugu cyose kuko n'ubundi ngo bijya gushya birashyuha wabona dushobora kubitangira gutyo ntubona na cyagiye nitujya hariya muri karabu twongeye guhura tukabivuga mu nama tuzabiganire twibaze icyo twakora tutange nk'icyo gitekerezo umwana nk'uriya umwana nk'uwo yakorerwa iki kugira ngo dutabare mugenzi wacu kuko nyina iyo myumvire afite ndahamya ko niyaje hari igihe umwana atamutetaho nk'uko bikwiye abana benshi bafite ibikomere abana benshi bafite ubumuga bafite intuza ntago baryohewe n'ubuzima ntago baryohewe n'ubuzima baracyarwana nyine
mu byaro kuko hari training yindi nigeze kujyamo undi mwana nawe arambwira ati mwe mu Kigali mujye mushima Imana ariko mu cyaro abantu baho bafite ubumuga babayeho nabi urumva nyine leta ishyiramo imbaraga iracyafite byinshi byo gukora ntabwo twareka kubashimira aho bageze ariko nanone haracyariho icyuho rero nka mubyeyi ugifite iyo myumvire wamubwira iki umubyeyi ugifite iyo myumvire icyo kumubwira ni agahinda kereka Imana imfashije ngahura nawe kuko kumubwira gutyo abisoma byumva hari igihe bene nk'ushobora kubona yifatiye kakagwa akumva uramubihiriza nkoresha ijambo kubira akumva uramubihiriza ariko wamwegereye nibyo nkisubiramo nkamugenderera tukisuganya tukajya ku buryo bushoboka bwose umubyeyi tukamusura twaganira ibiganiro twagirana ndahamya ko yahava hari ikigiye nawe kuvuga ngo ni nko gutelefona umuntu wumva kubera iki uwo mwana wawe utamwitaho ubwo se wamubyaye ubwo se cyangwa iyo nawe ubwo se ni igihumbi y'amaga ariko mwamusuye tukaganira tugaseka tukamwereka mbese ni nk'isomo abakozi ba Shyaka Beauty Show rero murumva ko wa muntu twari tuzi w'umusitari wa muntu twari tuziho ibintu byinshi umukinnyi wa filime umuntu w'icyamamare hari n'ubundi buzima afite hari n'indi situwasiyo azi kuko afite afite amashusho abiri hari ubuzima bwa filime hari n'ubuzima bwe busanzwe hari ubuzima bwo kuba ari muri sosiyete abayeho nta bumuga afite hari n'ubundi buzima yabayeho ubu ngubu cyangwa se arimo afite ubumuga urumva afite ibintu byinshi tuzakomeza tuzamugeraho kenshi gatandukanye ni umuntu wacu nkunda rero kubivuga cyane nkagira nti Shyaka ni umuhuza wanjye nawe sibyo agomba kuba nimero zanjye ukampamagara kuko hajya turavuga ngo ni uguca mu gikari ushobora guca mu gikari tukaganira ushobora no kuba ufite ubwo bumuga ariko wenda warabuze aho wanyura utese nabigenza gute n'uyu nawe yakuyobora nanjye nakuyobora twaje inama y'icyo tugomba gukora ikintu cyose kugira ngo kigerweho urabona umuntu ategura kuzakora ubu haba amanama yo kuzakora bwabo sibyo yo kubanza kubutegura ubwo twakwitegura nta kimana itatugezaho kereka utagiye imbere yayo n'ubundi aracyatubwira kwegera Imana aracyatuganiriza tubwira ko ibintu byose mbere na mbere kwa Mungu yankoreye ibishoboka byose kuba n'ubu mbasha kuvuga nagize ububabare burenze ukwemera noneho kugira ngo amagufa aratanyutse rimwe rigiye hari irindi rigiye hariya muganga arasanasanye urimo urarira uribaza uko uzongera gushinga ikirenge uribaza ko uzongera kurya mbese mvugiye igihe nageze igihe cyo kutarya ntanga kurya ariko igihe kikagera bavandimwe banjye nkunda mbisubiremo nari nabivuze mumbabarire uzi kugira ngo iyi suku yose ubona ubayigukorera ari isuku biriya byoroshye ari isuku biriya bikomeye kubona umuntu ubigukorera bakabigukorera ukwezi n'igice utari wabasha kugira ngo uterure ukuguru ubashe kujya wiherereye uri wenyine naho bishobokeye ntabwo uri bubashe guhaguka mu gihe hariya tujuru ngiye kubyatura ka kadobo uzi bakakakuzanaho ariko iteka yarabikoze naramuririye naramubwiye ijoro n'amanywa ubu noneho ndabyikorera byose hari icyo Imana itankoreye ndakwinginze nawe muvandimwe wanjye inshuti nkunda nicyo nagira ngo tuganireho ubuhamya bw'ibyambayeho ubu rero ababwiye ni duke cyane hari utundi ndafite
turi kumwe ubundi reka two kuvuga ngo utu kuko ubu usigaye nibwo bwinshi mumbazi ubuhamya rero bwiwe ni burebure kano kanya ntabwo twahita tubuvuga ariko ndamufite babwiye ngo turi kumwe igihe cyose n'indi minsi tuzagenda tuganira ku buzima bwa muntu iyi mibereho yo hanze kuko byose n'inama hari no kugisha inama ngewe ndi umunararibonye urabona ndakuze sibyo ubu ndi umugishwa nama kuko nabonye byinshi kandi n'ubu ndacyabona byinshi muri situwasiyo kandi zitandukanye bivuge ngo rero ni akagaruka ntabwo rero twasoza tutabashimiye abakunzi ba Shyaka TV Show uruhare rwanyu uburyo mudukundamo ni ukuri perfect turabakunda mukomeze mudukunde ariko nanone ntitwagenda tutababwiye ngo mujye muri comment musharinge ibiganiro byacu muduhe comment zanyu ibyo mudasobanukiwe mutubaze turabasubiza rwose turi tayari inyunganizi turazemera mana yanjye share like comment subscribe sibyo muze ngo iki mwabyumvise ibyo yababwiye ubwo rero tubifurije gukomeza kugira intangiriro nziza z'umwaka zikomeza kandi mujya imbere y'Imana ni ukuri Imana ikora byose Imana niyo ituma ubu ngubu turi guseka niyo ni ukuri kw'Imana niyo pe niyo Imana niyo ituma tubasha kuba twabona umugati na bya biraka ababwira Imana ibitanga kuba wabona komanga ni Imana bakagukingurira kuba yagira ahantu agufata ukuboko akakugeza ni Imana no kuba yakibuka ko uhari by the way akavuga ati bose mfite umwana nta kuntu wamwonyinjirizamo ukuntu ni Imana sibyo tuvuge ko ibintu byose rero ni Imana so bye 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 love you